writer nk'uko bimenyereye. Iyi ni Ampersand TV, naho umuhanzi ni Celine Dion featuring Neo bati Incredible Ngenderaska Bruce. Isi yose duhanze amaso ubu, biteye ubwoba mo gakeya, ariko kubera ko nta kuntu dushaka gutuza, reka tubereke ikintu cy'agatangaza. Reka dutume bazajya bibuka, maze bibuke bakoresheje ijambo rimwe. Ni agatangaza. Oh, ni agatangaza. Reka tujye dutuma bahora bibuka ko twari abantu batangaje, ndetse twari abantu batangaje mu buryo bworoshye pe. Writer ni indirimbo yakozwe n'abantu benshi, abayidusabye bashimishe, natwe ubwacu twumvaga tutazabishobora. Ni ukuri pe, ntabwo twari twizeye ko tuzabigeraho, ariko twarize. Uko byari kugenda kose twarize pe. Ubu ngubu nta kibazo, ubu twabyakira. Tuzasubira mu mateka, bo bazajya basobanura urukundo rwacu mu ijambo rimwe. Byaragatangaza, rwari urukundo rw'agatangaza. Reka tujye dutuma bahora bibuka ko twari abantu batangaje, ndetse mu buryo bworoshye twari abantu batangaje. Writer Celine Dion featuring Neo, buri wese naririmba ati twari agatangaza. Ririmba uti twari agatangaza, murimbe muti twari agatangaza. Writer ati reka tujye dutuma bahora bibuka neza ko, maze bajye basobanura urukundo rwacu nk'urukundo rwari agatangaza. Writer rwari agatangaza. Reka tujye dutuma bahora bibuka neza ko twari abantu batangaje, ndetse twari abantu batangaje mu buryo bworoshye. Writer iyi ni indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane. Iyi ndirimbo mu myaka yashize, indirimbo abantu barayikunze, n'ubu abantu bari bayidusabye ari benshi. Twizere ko izabashimisha. Tubabwira ko iyi ni Ampersand TV, ntugacikwe n'indirimbo nziza zisobanuye. Ngenderaska Bruce, nzajya mpora mbasobanurira indirimbo, kandi ziri kuzajya zibashimisha. Wadushaka ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoreraho. Reka tubahe ikintu uzajya bahora batwibukira.